None ibibaye ahangaha byo nagatera nzamba kaboko mu mpinga nzamba kwa nyina wa nzamba ugira kwa nzamba mbwirira nzamba ngo dutahe na nzamba yego nibwo ku isaha y'isa 11:15 ngo rero nta bintu byinshi biwe cy'ingenzi nuko ufite interinete na mashini ndabizi interinete ntabwo wayibona tujye kuri YouTube channel yiwe bamwita Mukesha Comedy usura video ziwe ubundi tumukunda reka tumwumve. kumira kazungu we kumira cyane hanyuma ubu Mukesha arimo ariko ari mu buriri none ndamuca cyumva ko yigize umwambuzi none se mana gufitiye iki kweri uzi ko ageze uwa gatatu mwa kino gitondo kweri nta rundi rukundo kandi nta nimwe tuba tumufitanye ahubwo ni amadeni yacu shatwere begerayo nyine tu icyo nzi cyo ntabwo twabura gatatu Mukesha dufite afite amafaranga byari umuntu ngiye kwishyuza ndaje shaka geremo Kasongo Marinaga Kasongo mbona we songa libara oh ngarambura noneho nanjye nanze kuryama kubera amafaranga yanjye izigiye ariko hari nashonje ese ninde uri gukomanga asa n'urudeni dore ko nta muntu kuza kundeba ari kundebera uko easy no kubera tiyo ndakomeye nk'amabere y'inyama ese ko nzindukira ukaryama ukaryama ugasinzira ugahena mu ishuka ugatunga akabuno hejuru ukisuragurira uzi ko utarama amafaranga yanjye ese ko tutabeshyanye wa muntu w'Imana we ngo ni tiyori uri kumbwira ngo ndarya ngo ngasura ngo ngatunga ikibuno hejuru ngo imisozi ngo ikungikana uri kubona izi mbavu ureba ukuntu zireshya zeruka iburyo rya niyo utankunda ntabwo wangirira impuhwe uko ndeshya nambaga akabutura n'agaserengeri ku mucanga n'uburezi ubwo ngubwo uri kumva kuba imbavu zawe zarakebanye cyangwa kuba umaze amezi nkangaho utarya uri kumva njye byahurira hehe n'amafaranga yanjye mba nayakobokeye ego ubwo bayakobokeye ndabyuko byumva kandi banayavunikiye nkabiha n'agaciro sibyo ariko nanone ntabwo bivuze ngo wandamukira unyima amahoro icyo nicyo buriya dufite n'amategeko agenga abantu bafite amadeni mu Rwanda nta muntu ugobera kukoza ku nkeke ariko rero mu gitondo saa sita nimugoroba nijoro wagira ngo ntabwo ugira umunsi wo kugira aho uryama waretse nkabanza nkisuganya wenda nzako nzakwishyura Dufite amategeko arengera abantu bafite amadeni muri iki gihugu niko weka subira ujye we ubona ngiye amafaranga yanjye wayaheza gutyo gusa asoni Game over. uretse da buzuye kuvuga iki rego no kuhanga ntagukanga ngaho muri karavati igurisha uzakurema ahubwo kereka nyifashe nkayikunigisha uwo ndabona kumva ari n'imbwa imwe ahubwo umaze kubiduze n'iryazo ahubwo reka nkubwire dupanga akantu kazima karimo amafaranga byibuze haravamo anyishyura si byo se ari rwose rero si ukubeshya nubwo ari ngo dushinga ukambwira ngo nzaba kwishyura ntabwo ari ikibazo uku reba ukunguku rwose ufite inzara wamuvandimwe we n'ubwo warushe kunyishyuza nawe ntushonje guca abana se wabiyoberwa gute kandi ubereyemo ideni urashonje none reka dushaka agashinga dukora cyane ibyo ngibyo byo birunguka ingenzi ni amafaranga yanjye nkeneye naho no kwica umuntu ngenda bikora ariko ufata amafaranga yanjye yego rero witinda mu magambo we mbwira ngo uwo mushinga ni uwuhe uwo mushinga ni uwo none numvaga uwo mushinga mfite ngewe wazana agatekerezo tukareba akantu twakora ubwo ni ukuvuga ngo ariko hari nashonje ngire no kuzana ibitekerezo by'uburyo uranyishyura aregatiyori ikintu cya mbere ni ubwumvikane iyo ubusanzwe n'ubundi uri umuvandimwe kabone ko noneho nyine muri ino minsi yego nyine mfite ubukene bufite n'umuterankunga ariko nta kibazo reka uzanira agatekerezo yego ariko noneho barayakomeje inyamibwa nyine nanone ukumva ntabwo gutura utubura kumva
tukajya dufata umuntu tukamubeshya iki ibidahari si ibihumbi 5 wari urimo kanye none turajya dukorera boro dushobora gukura ibihumbi 100 none ngiye n'ibyo 5 leta bigutwerera cyane ibyo bintu by'ubutoboza ariko ushize nateretse urwara ndatubura bararuca iyo tubura gutubura amatama ajyanye birukazana rero njyewe igitekerezo cyanjye wagenda rwose ugatubura wenyine n'ubundi niba ari 100 ugomba gutubuza tubure wenyine ubujyane wenyine kuko twakuzajya tuzana 50 ujye ugenda utubure ujyane wenyine kubera inyana y'isi gute ngewe ubu mbereyemo amafaranga haza kukwishyuza ukabura winyishyura narangiza nkaguhereza umushinga wavamo noneho amafaranga wanyishyura nawe ukabona yo wunguka ukabona n'ubundi buzima bukagenda neza warangiza ukanera gutya ndabyemeye icyo ngicyo nicyo nkwemerera buri no kuvuga ngo ngewe niba utabyemera njye nabikwemezaga paka ubyemeye yego none reka twe gutinda mu ntuza ahubwo mpite ntangira akazi ahubwo ndaje buri muntu inka ariko nawe wigeze gutubura ngo umbwire wenda hari gato ubundi no kuvuga ngo rero zihagaze twibwe tuzajya duhura n'umuntu tumwibazishe bo nyine tuvuga ibintu bimwerekeyeho no kugira ngo yumve yuko ariwe turi kuvuga noneho tubeshye umuntu ibintu bidahari no aduhereze bya bindi afite tumubeshye ko turi mu bihe byinshi kuko umuntu agiye kumuha byinshi ahita biduhereza akamashini ka 400 yego aho si harimo njye nari umujura ntigeze kwimunura diri kuvuga ntiyabimenye abivuga bijyana ndayiheza nari umujura ku buryo nambaga naza nkakwiba nigeze kwiba umuntu nigeze kuntuza ikintu ntabwo ntabwo yakimpaye ntabwo wabura digiri ngo kare gutinda mu magambo sibyo genda ujye kuri botike bakwindike tuzishyura turakuramo iyi nta kibazo ahubwo ni ukuvuga ngo ariko ninjye uri iwanjye ahubwo wogenda utangira narabivuze umuntu wa mbere udafite ubwenge muri izi karitsiye ninde cya gihugu cyo kwa Kamanzi kandi nabonye gifite mashine nziza na telefone iyo ndayiriye byarangiye ahubwo se ntabwo karaburamo ni nk'iryirinde ikintu cya mbere ndakora mana ize nijoro agacupa kubakwe noneho ahahita noneho nisengeramo mbanza ari kiriya nicyo ariko se mana wamaye akazi ko kuko nzarindirwa nicaye mu rugo bizamira kwera ariko ntacyo yagiye umunsi wanjye uzagera kabisa mwaramutse banyakubahwa umeze sawa se hanyuma hari akantu nyine nandi kugira ngo mbaze ufite kumbona wirirwa wicaye ahangaha nta kazi ugira wahora n'icyo wa mwana byaranze hano hose nashakishije byaranze yewe baba we inka yasanze ukaba ufite telefone nziza nk'iyi ngiyi ukagira mashini nziza nk'iyi ngiyi online business zaraje umva njye reka mbwira ufite amakuru meza njye nta kuntu naje hano nk'umugisha yego ibintu ngo wabuze akazi ahubwo ni wewe kuri telefone nziza nk'iyi ngiyi umva rero uburyo umushinga uteye uri kubyumva ni ukuvuga ngo ufite mashini na telefone nziza mbese wo kutajyayo reka njye buri ikibazo urabona nta mashuri mfite kandi wowe warize neza na kaminuza ukingo mashuri ubwo rero uburyo ibintu bihagaze rero uvuga ngo njye nturutse kuri kampani ntabwo nkuye urabizi mukuru wanjye si umuzi aya ntabwo muzi mukuru wanjye ntabwo muzi reka nawe ni ubwa mbere nkubonye ye ni ubwa mbere ahubwo wowe mashuwa wijya kwa mukuru wawe Game over. ubundi reka twumvikane nyine nari nkwitiranyije ariko reka nkwihanganire rero ni umushinga akazi nk'ako uduhumbi ni 700 bahemba ku kwezi ubundi nawe ndabuze mana 700 niyo bahemba ku kwezi ariko rero uko urangiye akazi tuncangamo njye ntabwo ari menshi ibi ni ibintu byoroshye ni 5 cy'icyuma
nta bintu byinshi biwe cy'ingenzi ufite interinete na mashini ndabizi interinete ntabwo wayibona n'agafone kameze neza ahubwo urumva nturutse ririya kuri kampani bivuze ngo mfite icyaka wenda hari iby'inzara byo reka byihorere byo ni iyindi paje ariko nyine nanone genza n'amazi ni inywera akonje ashyushye ayo ariyo yose njye nta kibazo wanije fone se nkamagara mbabwira ko tubonye umukozi mushyashya ariko nkari ntashonje mana yanjye nabuze akazi none n'ibyangomeshaga biragiye mbaye uwandi